Dusoza ikiganiro nagira ngo utubwire mu magambo make icyo usaba inzego za leta zifite mu nshingano kurwanya ihohotera rikorerwa abagabo cyangwa abagore, nubwo twibanze cyane ku bagabo. Murakoze, ngira ngo mu Rwanda tugira icyo twita gender machinery cyangwa navuga urubuga, inzego zigize urubuga rwo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina ariko no guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye. Ku isonga habamo rero Minisiteri y'Uburinganire no guteza imbere umuryango MIJEPROF, hakabamo urwego rw'igihugu rwo kugenzura ihame ry'uburinganire Gender Monitoring Office GM mu magambo ahinnye, tukagira inama y'igihugu y'abagore CNF, ndetse tukagira n'ihuriro ry'abanyarwandakazi baba mu nteko ishinga amategeko baharanira iby'uburinganire n'ubwuzuzanye. Izo nzego mvuze uko ari enye za leta zigafatanya n'abafatanyabikorwa, tuzita rero ngo ni gender machinery, kandi ko kurumva bafatikanyije bafite ingufu zo kuba bafata ingamba. Icyo rero tusaba kinini, tunashima ubuyobozi bw'igihugu, amategeko ariho. Burya ibi bintu by'uburinganire n'ubwuzuzanye, ibintu byo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina, kubivuga kubikora hatari amategeko nta kintu byatanga. Rero turashimira MIJEPROF ubu yavuguruye politike y'uburinganire, ngira ngo ikubiye mu gitabo ya 2021. Icyo tubasaba rero ni ukuyimenyekanisha no kuyishyira mu bikorwa kugira ngo bibashe kugera hose, kuko icyatumye ivugururwa cyari kirimo na cya kintu cy'uko uburinganire bwumvikanye nabi, aho kugira ngo bugire umumaro kuri wa mugore n'umugabo, ahubwo ihohotera rikiyongera. Rero twavuga ngo izo nzego zigerageze gushyira mu bikorwa ibikubiye muri iyo politike yo guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye, bikorwe neza noneho binamenyekane. Ikindi ni ugushyira imbaraga no gufatanya n'abafatanyabikorwa ndetse n'inzego z'abikorera, harimo n'itangazamakuru, kuko nicyo kintu ubona cyakunze kubura, cyane cyane kwingeginga private sector. Ubona ari ibintu twagize ibya leta, ibya MIJEPROF, ariko kumva ko n'abikorera babikoraho ni ikintu cyabuze, ariko cyane n'abanyamakuru kugira ngo bigere hose. Rero navuga yuko ari uguma gushyigikira abafatanyabikorwa bari muri civil society babikoraho. Turi urwego dufatikanya mu buryo butandukanye, kandi tubashimira kuguma kudushyigikira, kuduha ingufu, kudufasha mu buryo butandukanye, n'ayo mategeko agakurikiranwa agashyirwa mu bikorwa. Aho ni kuri MIJEPROF, ariko nshimira n'inzego z'umutekano harimo RIB na polisi, kuko ni abantu nabo bahura n'izi kesi z'ihohotera. Rero mvuga yuko nabo bamaje guhugurwa, kuko twese, yaba ndi umuyobozi aho nkorera hose, yaba mu bapolisi, mu nzego z'umutekano, yaba ndi umuyobozi muri minisiteri, yaba ndi umunyamakuru, yaba nkorera muri Rwamureke cyangwa muri sosiyete sivile, twese turi umusaruro wa sosiyete twavukiyemo. Kugira ngo icyo kintu uracyumva. Nshobora kuba nicaye muri ofisi ndi umuribu, ariko ya myumvire yanjye ivuga wamuhinguka imbere, kosha umuntu w'umugabo arakubitwa koko, ibintu nk'ibyo. Rero turashima ko iyo myumvire yahindutse binyuze muri ya mahugurwa. Icyo dushishikariza rero izo nzego ni ukugira ngo n'abakozi bazikoramo batarabona aya mahugurwa yo guhinduka bahinduke, ariko bashishikarize n'ababagana kugira ngo bya bibazo by'ibyaha bishingiye ku ihohotera bibe reported kandi binahanwe, kuko iyo binahanwe na wa muntu sosiyete ntabwo yongera kubikoraho. Rero turashimira rwose RIB yabishyizemo ingufu na polisi, abagabo batinyuke bajyeyo, bongere nabo bakore uko kumenyekanisha ibyo bakora, kuko abantu benshi, ngira ngo twigeze no kukivugaho, hari n'abatazi ziriya serivisi zitangwa mu Isange One Stop Center no kuri polisi, bakabimenyekanisha rwose, kuko ho batanga ya serivisi ikomatanyije kandi nziza. Yenda nihuse aba ari byinshi, ariko hari n'umuntu uhohoterwa, rero ushobora gukubitana n'umuntu ukabukubita, cyane cyane nk'abagore, ukabona umuntu agusambanyije ku ngufu ntumuzi, ako kanya ukwiye guhita wihuta kuri Isange ugatanga amakuru, bagahita bakuvura, bakaguha bya binini mu masaha 72
kugira ngo umuntu ataba yanakwanduje n'indwara. Ibi ndabivuga yaba ku mugabo wabikorewe no ku mugore. yego Yego, bakamuha ubutabera butuma n'ubuzima bwe butagira ingaruka. Yego. Rero turagira ngo izo nzego zibikoramo zimenyekanishe cyane serivisi zabo ku maradiyo, ku bitangazamakuru, mu bikorera. Urabona nka za social media z'abikorera zimaje kuba nyinshi kandi abaturage baraziyoboka, nubwo n'itangazamakuru riri fomo babicisha. Rero nibongere bagirane Yego. partnership namwe, Yego. babivuge, abaturage babimenye, ngira ngo bizarushaho kubikora. Ikindi Kandi dusaba bitange ni uko umusaruro. yego, gukorana bya hafi n'izo nzego kugira ngo ubwo bumenyi dufite mu babikoramo, ubwo bunararibonye, ubwo buryo navuze dukoresha, tugiranye partnership n'imikoranire, byatuma bigera hirya no hino kandi tukabasha kugera ku bantu benshi, ihohotera rigacika. Lucy, murakoze cyane. Yego.